turabakiriye cyane mu kiganiro Encounter umutegurirwa n'umuryango Christ for the Nations Ministries. Nyewe nitwa Vitali. Nkuko twari tumaze iminsi tuganira ku ngingo zitandukanye ariko zifite aho zihurira n'impano z'umwuka. Uyu munsi turagaruka none ku zindi mpano ebyiri z'umwuka. Umuntu yavuga ko hari igihe zitavugwaho rumwe ndetse n'uburyo zikoreshwa ntibivugweho rumwe, ariko uburyo Imana yadushyiriyeho butuma tubasha kumenya ukuri nyako ku buryo iby'umwuka bikoreshwa ni Bibiliya. Niyo mpamvu ingingo tuza kuba tuganiraho uyu munsi tuza kuba tugaruka kuvuga ngo ese ubundi Bibiliya yigisha iki cyangwa ivuga iki ku mpano yo gukira, yo gukiza indwara n'impano yo kubaturwa, kubohorwa, abantu benshi bazi nka deliverance cyangwa deliverance. Ndi kumwe n'abatumirwa babiri uyu munsi. Ndi kumwe mereye iburyo bwanjye, ndi kumwe na Evangelist Lambert bariho, ashobora kubasuhuza. Muraho, nishimiye kubana namwe kuri uyu munsi. Imana ibahumugisha. Lambert bariho ni umuyobozi mukuru wa LL Ministries Rwanda, umuryango wa Gikristo wigisha, urabwiriza ubutumwa ariko ukanigisha bamaze gukizwa kugira ngo barusheho gukura mu by'umwuka, barusheho kumenya Kristo, ariko ukanakora none ku yindi ngingo irebana n'ibyo gukiza, yaba gusengera abantu bagakira, yaba gukira mu marangamutima n'iyo deliverance cyangwa kubohorwa, kubaturwa, nabyo ni ibintu bagarukaho kenshi. So uyu munsi turaza kugira amahirwe yo kumva byinshi agarukaho atubwira ku byo bigisha abandi n'ibyo we ku giti cye azi asobanukiwe cyane kurusha benshi. Turi kumwe nanone ibumoso bwanjye, ndi kumwe na Evangelist Norman Paul Desire, ashobora kubasuhuza. Mwiriwe neza. Yego, nawe ni umuyobozi mukuru wa Christ for the Nations Ministries, akaba ari umuryango wa Gikristo nawe wibanda cyane cyane kwivuga butumwa, kuvuga ubutumwa, kwigisha abakristo, gutanga training cyangwa amahugurwa atandukanye, gufasha abababaye n'ibindi byinshi. Amaze imyaka irenga 30 mwivuga butumwa, akaba yarize na theology, bivuze ngo ibyo byose ikibazo cyangwa insanganyamatsiko tuza kuba tuganiraho uyu munsi agomba kuba hari ubumenyi ayiziho. Reka wenda ntangirire iburyo bwanjye. Ubushize tuganira ku mpano yo guhanura, natangiye mbaza nese ubundi guhanura ni iki. Iryo jambo munavuze ngo rishakire ubusobanuro ni iki. Tureba uburyo butandukanye bw'uburyo umuntu ashobora gusobanura iyo mpano, ariko reka tugaruke kuri healing and deliverance, gukira no kubaturwa cyangwa kubohorwa. Ku muntu ushaka kumenya muri rusange icyo izo mpano zombi arizo uko zikora, wamusobanurira ute? Murakoze cyane. Nkuko wabivuze, ni impano ziboneka mu ijambo ry'Imana ariko zigira n'uburyo zikoreshwa butandukanye. Rimwe na rimwe bikagorana kumenya icy'ukuri ni ikihe, kitari icy'ukuri ni ikihe. Ariko ngiye kubivuga mu magambo make, gukira wabivuga mu buryo bworoshye nko kugarura umuteguro w'Imana mu buzima bw'umuntu. Ibi ngibi bishingira mu kuba umuntu yizera ko Imana ariyo yaturemye, iturema haba mu mubiri, haba mu buryo bwa roho, ndetse no mu buryo nakwita bw'ubugingo cyangwa se umwuka. Ibyo bice byose rero Imana niyo yabiremye kandi yifuzaga ko bigakora neza mu buryo butuma umuntu aba icyo Imana yagambiriye kuba we. Ugiye rero kuvuga gukira, wavuga ko ari ugufatanya n'Imana mu buryo butandukanye, mu nzira zitandukanye, kugira ngo hahandi ibintu byari byavuye ku murongo byongere bisubire ku murongo, hanyuma umuntu abe yashobora gukomeza kuba uw'Imana yashakaga ko aba we. Hanyuma mvuze kuri icyo kintu cya deliverance, bivuzeho gato. Deliverance hari igihe biba ngombwa kwikenerwa muri urwo rugendo rwo gusanwa, muri urwo rugendo rwo gukira. Ikaba rero ituruka ko hari imyuka mibi ishobora kuba yagirira nabi ubuzima bw'umuntu, ikaba yamuteza kubatwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Muri ubwo rugendo rwo kugira ngo rero umuntu asanwe,
umuteguro w'Imana ugaruke mu bice bitandukanye by'umuntu, bikaba byaba ngombwa ko hagira no kwirukana abo badayimoni, bityo umuntu akaba yashobora kubohoka. Muri make nuko nagerageza kubisobanura, ariko ubundi byaba birebire umuntu agiye kubirambura, ariko muri make nuko nabisobanura. Arakoze cyane Lambert asobanura ku ngingo ya kabiri yitwa kubaturwa cyangwa kubohorwa. Avuze ko hari igihe biba ngombwa yuko mu kugira ngo umuntu asanike cyangwa akire bishobora kuba ngombwa ko yirukanwamo abadayimoni. Sinzi niba wenda nkoresheje ijambo ko nkwiriye kurikoresha. Tubibona kenshi nko mu isezerano rishya Yesu abikora n'abigishwa be yabohereza ngo bajye kubikora. Sinzi niba ari ikintu cyabagaho mu isezerano rya kera. Ikindi hari abashidikanya niba ubu ngubu bikiri ngombwa. Bitekerezaho iki wowe? Well, Bible yuzuyemo abantu bari abarwayi. Mu isezerano rya kera turabona ingumba, mu isezerano rya kera turabona impumyi, mu isezerano rya kera tureba indwara mu isezerano rya kera, ariko no mu isezerano rishya. Ahubwo twibaze tuti ibyo byose byazanywe n'iki? Kuko hariho abantu nk'uko brother Lambert yavuze, healing na deliverance, gukira no kubohoka. Umuntu agomba kumenya neza, aravuze ati dusubire mu mugambi. Tugomba kumenya neza ubu burwayi, uyu muntu uhatwa n'amadayimoni, uyu muntu ufite ahubwo n'ikindi kibazo, sinzi niba uza kukibaza, hariho abantu baba bafite ibibazo byo mu mutwe. Ibi bintu byose byatangiriye hehe? So Bibiliya kuva muri Genesis mu itangiriro tubona inkomoko y'icyaha, tubona akababaro k'umuntu, agahinda k'umuntu n'indwara. Ibyo byose byatangiriye hahandi aho umuntu Adamu na Eve bacumura ku Mana, nibwo icyaha kinjiye cyafekitinga environment, ibidukikije n'ibintu byose. So icyaha cyaje kirimo n'indwara. Ubwo rero mu isezerano rya kera tubona abantu barwaye, Imana ibakiza. Tubona mu isezerano rishya Yesu abakiza, ariko igitangaje ni uko bose batakiraga. Ariko icy'ingenzi ni ukutubwira ngo hari Imana yita ku buzima bwacu. Urakoze cyane. Papa Lambert, ku kirebana cyane cyane no gukira, usanga abantu nibura bagifiteho ibitekerezo. Usanga abantu bagifiteho ibitekerezo kuko hafi ya twese tuzi indwara, tuzi ko no gukira ushobora kujya kwa muganga ugakira, ushobora gukira utagiye kwa muganga. Hari indwara zimwe zikiza. Nubwo tuza kugaruka cyane cyane kuri ya ruhande rwo gukira mu buryo bw'igitangaza abakristo benshi bakoresha, ariko uragira ngo tugaruke gatoya ku kirebana no kubohorwa cyangwa kubaturwa. Sinzi ijambo ryiza. Bigenda bite kugira ngo umuntu abatwe? Bwenda tunabihuza n'ibyo Nomani yaravuze. Bigenda bite kugira ngo umuntu abatwe? Bigenda bite kugira ngo umuntu abaturwe? Ese hari ingero zifatika zo muri iki gihe? Kuko ikindi kibazo tuza kuganiraho mu kanya ukuza kuvuga, tuza kugaruka kureba hari bamwe mu bakristo bene data washaka no kujya mu denominations, yavuga mu baporoso cyangwa mu bantu basohotse muri Gatolika hanyuma bakaza kubyara ingeri nyinshi, bemera ko izo mpano zari zigenewe gutangira itorero rya mbere, ariko nyuma ntizize gukora. Ariko tutaragera kuri icyo, kugira ngo umuntu aze no kumenya icyo turimo kuvuga ngo cyakora cyangwa n'ikigikora, ubundi umuntu abatwa ate? Abatwa n'iki? Abaturwa ate? Urakoze cyane. Umuntu abatwa n'iki? Abatwa n'imyuka mibi. Iyo ni imyuka ya sekibi cyangwa se ituruka kuri Satani. Bagerageza gusobanura b'abahanga mu bya Bibiliya, bavuga ko yakomotse ku badayimoni bahoze baramya Imana, abamarayika bahoze baramya Imana, ariko mu gihe cyo kugwa kwa Satani yigometse ku Mana, akaba yaragize abamarayika ajyana nabo, yemeranya nabo bakamuyoboka, bityo iyo myuka yamuyobotse rero ikaba yarahindutse abadayimoni.
iyo myuka mibi rero iriho kandi irakora mu buryo butandukanye, kandi icyo ikora ni ukugira ngo iteze imbere ibikorwa bya sekibi cyangwa se bya satani mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, cyane cyane binyuze mu buzima bw'umuntu. Gusa icyiza abantu bakeneye kumva ni uko ntabwo imyuka mibi yandura nk'uko wenda covid yandura cyangwa se nk'uko ibyorezo byandura, ntabwo yagufata gutyo gusa nta hantu bihuriye. Kubera ko uburyo Imana yaremye umwana w'umuntu yamuhaye amahitamo, ubushobozi bwo guhitamo, bityo rero ntabwo iyo myuka mibi yagira uburenganzira ku buzima bwawe utayihaye uburenganzira, cyangwa se undi muntu ufite ubutware mu buzima bwawe atayihaye uburenganzira. Ibyo wenda ndabisobanura muri ubu buryo. Yewe ku giti cyanjye, iyo ngiye ngakora ibyaha by'uburyo butandukanye, nkabibamo mu buryo butandukanye, nkabishayishamo, amaherezo mba ndi guha umwanzuro rwaho. Bibiliya iratubwira mu Efeso igice cya 4 umurongo wa 26 na 27 ngo nimurakara ntimugakora icyaha kandi ntimukabererekere Satani. Ibyo bivuga ngo iyo ikibazo si uko narakaye, ikibazo ni uko kurakara kwanjye kunjyanye mu byaha, ariko nintinda muri ibyo byaha birarangira mbishayishijemo, nkomeze mbigenderemo, Satani nawe abone ko nemeranyije nawe, hanyuma avuga ati reka ngufashe muri urwo rugendo rwawe rw'uwo muryango wakinguye, nkoherereze n'abazagufasha gukomeza kuba muri ubwo buzima bw'icyaha. Amahitamo yanjye rero ashobora gukingurira umwanzi urwaho mu buzima bwanjye, bityo abadayimoni bakaba bagira uruhare mu buzima bwanjye. Ariko hari n'igihe aba atari amahitamo yanjye, akaba ari amahitamo wenda y'undi muntu ufite ubutware ku buzima bwanjye, wenda se n'umubyeyi cyangwa se n'undi muntu wo mu muryango. Dufata urugero wenda wagiye mu byo kuraguza, guterekera n'ibindi bikorana n'imyuka mibi. Iyo yagiyeyo akanjyanayo wenda bakankorera imihango na biriya, ibyo nabyo bishobora gukingurira umwanzi umuryango mu buzima bwanjye, bityo baba dayimoni bakaba babona urwaho mu buzima bwanjye. So ibyo rero kiba kimugenza. Bibiliya iratubwira neza ngo umwanzi azanwa n'ibintu bitatu, ngo ni ukwica, ni ukwiba, ni no kurimbura, ngo ariko Yesu we yazanywe no kugira ngo intama ze zibone ubugingo. Satani iyo tumuhaye urwo rwaho araruprofita mu buzima bwacu, akazana kwangirika k'uburyo butandukanye, akadutera gushayisha muri bya bintu turimo, kandi ntatume tubona umudendezo Imana yatugeneye. So deliverance rero cyangwa se kubohoka byaza nka kimwe mu bidufasha mu kuba mu kugira umudendezo Imana itwifuzaho, no gukira no gusanwa ngo tube babandi Imana yagambiriye. Ariko nuko nabivuga, inkuru nziza irimo nuko ntabwo abadayimoni bandura nkuko bamwe bajya babitekereza, ngo wenda umuntu abeho afite ubwoba ngo bazamfata, oya, ahubwo uko ugendana n'Imana, uko uhagarara, uko ufata ibyemezo bikwiriye, niko batanabona n'urwaho mu buzima bwawe. Reka nkubaze iki ngiki mbere yuko njya ku kindi kibazo gishingiye mu byo wari umaze kuvuga. Uvuze yuko abantu bakoze ibyaha bakabitindamo bashobora gufungura imiryango yo gutuma abadayimoni cyangwa imyuka mibi igira urwaho mu buzima bwabo. Akenshi iyo tuvuga deliverance, abantu babisobanura nko kwirukanamwo umuntu amadayimoni. Sinzi no kumwirukanamwo amadayimoni cyangwa no kumwirukanaho amadayimoni. So ikibazo nshaka kubaza, abantu bose bashobora guturwamo n'amadayimoni cyangwa kubabaho sinzi, cyangwa abakristo ntibishoboka? Icyo ni icyambere. Cya kabiri, ese umuntu w'umukristo ni ngombwa ko agira icyo kintu cyitwa gukorerwa deliverance, cyangwa hari uburyo bishobora kwikora atabikoze, ataciye muri iyo process, adaciye muri icyo gikorwa? Urakoze cyane. Bibiliya itubwira neza, usomye mu gitabo cy'Abakolosayi igice cya mbere, hatwereka uburyo twahoze turi mu bwami bwa Satani, ariko hakanatwereka uburyo Imana yatwimuye ikatuvana muri ubwo bwami ikatuzana mu bwami bw'umwana wayo ikunda, aribwo bwa Yesu Kristo. Ibyo rero bivuga iki? Bivuga ko tukiri mu bwami bwa Satani yari afite uburenganzira bwo kudukoresha ibyo ashatse, no kuba abambari be, nyine abadayimoni bagira uruhare mu buzima bwacu.
iyo rero dukijijwe cyangwa se tukamenya Imana, tuba duhinduye ubwami, tuba tuje mu bwami bushya. Aho rero niho deba zijya ziba rimwe na rimwe zikagorana kugira ngo abantu bazumve. Umuntu akavuga ati ngiye narakijijwe, buriya ntabwo n'abadayimoni bangiraho urwaho. Ariko iyo usomye mu Befeso igice cya 4 cya kindi nababwiraga, Pawulo abantu yandikiraga bari abakirisitu, ariko arababwira ngo mwirinde mudaha Satani urwaho mu buzima bwanyu. So bivuga iki rero? Nubwo naba nkijijwe, nubwo naba ndi umukristo, nubwo naba nzi Imana, ariko si nirinde ngaha Satani urwaho, biroroshye ko abadayimoni bagira influence cyangwa se bagira uburyo bagira uruhare mu buzima ni kubaho. Ibyo byanagusobanurira impamvu ubona hari abakristo bafite ibintu byabananiye kureka. Ibyo byagusobanurira uburyo hari abakristo bakiboshywe mu kintu runaka, nuko hari abambari ba Satani bakiri kubagiraho influence. Iyi nkuru nziza hari nuko muri Kristo nyine bishoboka ko abantu bakwirukanwamo nabo babohoka bakaba bashobora kubona umudendezo. Sinzi n'ibibazo bya bibiri byombi ikibazo cya kabiri cyavugaga ngo hari ikintu cyitwa gukorerwa deliverance. Yego, ese kiri ngombwa ko gikorwa? Navuga ngo nubyita ko ari deliverance umuntu akeneye yonyine, uraba ubyangije. Kubera ko wenda ntabwo nzi niba turi buze kubigeraho, uburyo iyo uvuze deliverance ukuntu abantu babyumva, umuntu aba yumva bansengeye, navugije induru, ninyeganyije, naguye hasi, ibintu byacitse. Ariko akenshi kare akaba ari akarasisi kandi katari ngombwa. Impamvu mbivuga nuko nta hantu na hamwe nabonye Kristo yemerera abadayimoni kuvurunga umuntu ngo bamugire uko bishakiye, ahubwo yarabategekaga akabacecekesha, bagasohoka kandi bakagenda badateje akajagari nk'uko rimwe na rimwe tubibona hanze hano. So iyo rero uvuze ngo umuntu, ese buri muntu wese akeneye, cyane cyane wa wundi uri mu rugendo rwo gukizwa, ni ngombwa ko akorerwa deliverance? Nge nabivuga ko akeneye discipleship, akeneye gutozwa akaba umwigishwa, kubera ko yaba ari healing, gukira, yaba ari na deliverance, byose bikwiye kuza biri muri iyo package yo gufasha uyu muntu kuba uw'Imana yagambiriye kwabawe. Ariko nitubibona nkaho akeneye kimwe, ejo tukamuha kandi kanini, ejo tukamuha kandi, usanga umuntu adakira. Hakaba n'igihe yabonye icyo atarakeneye kubera ko twamubwiye ko akeneye deliverance ariko ntitwamwigishije ibyo gukiranukira Imana. So dukeneye rero kurenga bya bindi byo kuvuga ngo akeneye iki gusa, ahubwo tukareba umwuzuro w'ibyo umuntu akeneye, ntitumuhe akantu kamwe. Na mbaye specifique, navuga ngo byakabaye byiza umuntu agenzuye mu buzima bwe akareba niba nta hantu afite influence y'umwanzi mu buzima bwe. Ibyo byakabaye byiza. Noneho yabona hahari akaba ari bwo avuga ati okay, ibi nabyo ndabyanze, nkuko ndi gukurikira Imana, nshaka ko Imana bariyo igenga iki gice cy'ubuzima bwanjye, mbona Satani ari we wari ugifitemo uruhare mu buzima bwanjye. Ariko iyo ubyise ko akeneye deliverance, hari igihe abantu baza nyine bakeneye, bumva ko akeneye deliverance, yagera imbere yawe wareba ibyo akeneye ugasanga si byo akeneye, utamusengera ngo agwe hasi yikubite yigaragure amoke agire gute, akumva nta cyakoretse. Kubera ko dukunda drama, dukunda ibintu biri byakarabaye biracitse, ariko mu by'ukuri umuntu aba akeneye ibirenze gusa kuvuga ngo banyirukanyemo amadayimoni, kuko sina ngombwa ngo unamenye ko bakwirukanyemo amadayimoni. Icy'ingenzi ni ukuba uri umudendezo, ukabaho mu buzima Imana yagambiriye kubaho. Uburyo mbere dusubije burabihuriza hamwe ku buryo ikibazo ngiye kubaza gisa nkaho gishobora kuza kugorana, ariko ndagira ngo wibaze umuntu uri ahantu runaka udukurikiye, ukijijwe ejo bundi, wenda uvuye mu Bayisilamu cyangwa bafite ahantu hamwe asengera, nibwo agikizwa cyarimo kureba ese njye muri hetorero, ese muri kizihe imyizerere, ko nubwo nakunze Kristo nkaba numva nshaka ko atura mu buzima bwanjye ngomba kugira ahantu nkurira, ariko hari imyizerere myinshi itandukanye. So muri imyizerere itandukanye hari abantu bavuga ko izi mpano nyinshi
zirimo guhanura, zirimo kuvuga mu ndimi, zirimo zo gukira. Wenda yo gukira ni ya kera cyane. Hari abavuga ko deliverance nubwo twatangiye tuvuga ngo Yesu yarayikoraga, ariko hari abandi bavuga bati ahubwo iyo ni na concept nshyashya, ni igitekerezo gishyashya kizanye n'abapentekosto b'ejo bundi. Ndavuga ati ibyo bintu byose byashyizweho bitangirana n'intumwa n'abahanuzi kugira ngo bitangire itorero, ariko nyuma yabyo birahagarara. So abo ni bamwe bavuga gutyo, kandi bari mu bakristo nyine, bari mu denominations zigize ubukristo. Hakaba n'abandi bavuga bati ahubwo mandate y'itorero ni ugukora icyo ngicyo, kuko bavuga bati Yesu yaje gukiza abamenetse imitima, mu mibyimba ye niho adukiriza, yaje gukura abantu muri prison, cyangwa yaje guha umudendezo imbohe. So ahubwo iyo nayo mandate ni cyo itorero ribereyeho. Habamo ibyo bintu bibiri, ariko mu kuri bene nk'uwo muntu ugiye kumufasha wamubwira ubundi Bibiliya yibivuga iki hagati y'ibyo bintu byose? Bibiliya bivugaho iki? Ko ndabizi ko izo theology zose urazizi, warazi experiencinze, ubwiriza muri ayo materaniro, muri ayo matorero yose, icyo cyiza cyawe kuko ubwiriza ahantu hose. Umuntu ukeneye kumenya icyo mu by'ukuri Bibiliya ivuga kuri icyo kintu wamubwira iki? Icyambere mbanza kureba Yesu. Yesu avuga iki muri ibyo bintu bibiri? Luka igice cya 4:18 aravuga ngo umwuka w'Imana ndiho, yamutumye kugira ngo abwirize ubutumwa bwiza ku bakene, kubohora imbohe, gukiza abari bafite ibisenzegere mu mitima. Yesu aduha package yuzuye igice cya 4:18. Iyo niyo mission ye. Iyo mission ye niyo mission y'itorero. Uko wabyita kose ako abantu bagomba kubyemeranya yuko mission ya Yesu ni nka blueprint icyamuzanye. Hari icyamuzanye cya kindi cyo kudupfira ibyaha, ariko muri Luka tureba ibintu bimwe Yesu atanga. Ibyo byose abantu babyemeranyaho, mwivugabutumwa twese tubyemeranyaho, ariko practice uburyo bikorwamo. Ninjya urabivuze neza, ninjya mu ba Baptist mbwiriza icyo cyanditswe, Yesu yaraje iyo ni fact, ni truth. Pentecostalism bo bizera muri charismatic. Ese Yesu ntiyabikoresha byose icyarimwe? Abo tugomba kubyemeranya, tudashaka kugira ngo iki kirakora cyangwa iki kirakora. Byose Yesu arabikora. Practice uburyo tubikoramo, nkuko brother Lambert yabivuze, uburyo tubikoramo biratandukanye, ariko fact umwuka w'Imana niwo ukora. Nashaka kugukiza mu ijambo aragukiza, nashaka nkuko yabivuze kugukiza mu bundi buryo aragukiza. Practice siyo nkuru, igikuru nuko icyo yavuze agikora. Aho niho tubesinga. Kandi ugiye kureba Vital, ikiza nuko na bamwe basimbaraye ku ijambo just logos, rya jambo. Uko ibihe bigenda babona umwuka w'Imana uko adahinduka, ko turimo kubona abantu bakira mu bundi buryo baba. Pentecostalism wajya kureba ukareba abantu bari too extreme. Muri bo baravuga bati, bamwe bati burya igikuru si practice. Hari ubwo mbwiriza ijambo ry'Imana rigakiza. So ibyo bintu bibiri ni balance. Ariko turavuga ninde ukiza, ninde delivering? Ni Yesu. Ukora ministry ibyo byombi, kandi uyikorera mu matorero menshi. Ndabizi ko n'umuryango mukorera utegamiye ku itorero rimwe. Nyamara
abantu Kristo hafi ya bose bemeranya ko ibyanditswe byera bitanga imyizerere, ukwizera, bikanashyiraho umurongo wa practice, bigashyiraho umurongo w'uko ibintu bikwiye gukorwa. Mu kanya isobanura wavuze ngo ntabwo Yesu yerekanye abadayimoni ngo abantu bibagwe hasi bikubita hasi bagire bate. Sinzi niba ntacyo Bibiri bivugaho, ariko niba hari kibivugaho wakitubwira kukirebana no gukira no kubaturwa cyangwa kwirukanwamo abadayimoni. Kandi nongere mvuge kuri wa muntu ukimara gukizwa ukeneye wumva byari byose mu rugendo rwe ashobora kuzakenera ibyo bintu. Kuriya tubona kuko muri iki cyiciro twinjiyemo cy'uko bikora harimo ingingo zitandukanye, ariko duhereye kuri iyo ngiyo ivuga uburyo bikorwa. Ngenda bikeneye ndi umukristo, nibwo nkiza hano hafi ndabona hari abajya kuri televiziyo cyangwa se n'ahandi mbona muri quartier yacu mu biterane bagasenyera abantu bakagwa hasi, amadayimoni agasohoka, abantu bakavamo batanga ubuhamya yuko umudayimoni yasohotse. Akaba n'abandi bakristo bambwira bati biriya bintu n'akarasisi ntabwo ari ngombwa, abadayimoni ashobora guhunga mvuze ijambo gusa bikarangira. Ariko Bibiliya byombi irabyemera, harimo ibyitemera, uwo muntu hose azahajye ntacyo bitwaye, cyane ko reka ngaruka kuri iki, cyane ko mu Rwanda usigaye tubona practice zirimo nko kuba abantu bajya mu mazi, gusengera mu mazi, birimo kubona ubuvumo. Nahoze ndeba inkuru ya RBA yerekana ahantu hateye ubwoba. So ukibaza ibi bintu nta kintu Bibiliya bivugaho, nta kuri practice wenda ivuga ibindi byo ko tugomba kubatizwa no guhabwa igaburo ryera, ariko nta kivuga mu buryo izi mpano z'umwuka zikoreshwa. Murakoze cyane. Akampere kuho Nomani yaramaze kuvuga atubwira kuri Yesu, ya mission ya Yesu cyangwa se icyazanye Yesu. Amaze gutoza abigishwa be, iyo ugeze muri Luka mu gice cya 9 ubona noneho abaha za nshingano yari afite. Wenda navuga uko hasoma, haravuga ngo yahamagaye babandi 12, abaha ubutware, abaha n'ubushobozi bwo gukora ibintu bine. Ibyo bintu bine wenda reka mvuge mpasoma kugira ngo abantu baze kuhumva, bize no kutujyana muri icyo kintu cya practice. Luka igice cya 9 umurongo wa 1 haravuga ngo ahamagara abigishwa be 12, arabateranya, abaha ubushobozi n'ubutware bwo gutegeka abadayimoni bose no gukiza indwara, abatuma kubwiriza ubutumwa bwiza bw'Imana, bw'ubwami bw'Imana, no gukiza abarwayi n'ibindi bikurikiraho. So icyo nshaka kugaragaza muri ibyo nuko ntabwo ari ibintu byakozwe na Yesu gusa ngo bihereyo, yaranatubwiye ngo natwe tugende tujye gukora bya bindi yakoraga. Niyo ugiye mu nshingano ikomeye yahaye itorero, usanga muri Matayo yaravuze mubwiriza abantu bo mu mahanga yose mubahindura abigishwa, ariko mubigishe kwitondera ibyo nasize mbategetse. Bimwe rero mu byari abategetsi ni bibiri muri Luka igice cya 9 tubonamo hano. So bivuga ngo no muri Great Commission cyangwa se mu byo itorero risabwa kujya gukora nibi nabyo birimo. Kubera iki? Nuko biri mu bituma nyine ubwami bw'Imana bugaragara, biri mu bituma abantu babona umudendezo bakaba b'Imana yagambiriye ko babaho. Hanyuma ikindi wari wagarutseho wabaza gutese Bibiliya ivuga iki kuri practice, ko tubona bamwe babikora gutya, abandi bakajya mu buvumo, abandi bakavuza induru, abandi bagakora ibimeze gute. Buriya igihe cyose ubonye hari ibintu bitameze neza, ujye usubira inyuma ujye gushakisha ukuri. Uburyo nabigereranya, hano mu Rwanda biragoye ko wabona inote y'injajurano y'ibihumbi 3. Impamvu yabyo ni imwe, nuko na original ntayo dufite. Ntabwo tugira inote y'ibihumbi 3 mu mafaranga yacu. Bityo rero ntushobora kubona injajurano y'ibihumbi 3. Bivuga iki rero? Bivuga ngo kwa kundi tubona bamwe babyishe hano, abandi babyangije hariya, bijye bidutera kuvuga ngo uyu nguyu ashobora kuba yabikoze nabi, ariko hari ukuri gushobora kuba kuri inyuma. Bityo bitera abantu kuba basubira kujya gushaka muri Bibiliya. Wa mukristo rero ugikizwa ni iki namubwira? Namubwira ngo ntabwo ndi bukwemeze ngo nkubwire ngo bikore gutya cyangwa bikore gutya, ariko ndagukangurira kurya mu ijambo ry'Imana.
ukareba Bibiliya ubundi bivugaho iki, ukisomera ijambo ry'Imana. Kuko ntuzakora ibintu kubera ko wabyumvise kuri televiziyo, ntuzakora ibintu kubera ko wabyumvise ahandi, uzabikore kubera ko umwuka w'Imana yakwemeje ko ariko ugomba kubikora, kandi ukaba wabibonye mu ijambo ry'Imana. Ariko ibyo mbona mu ijambo ry'Imana ni ibihe. Ndatanga wenda ingero ebyiri. Urugero rwa mbere ni urwa Yesu uburyo yabikoraga. Bibiliya iratubwira ngo yagiye mu birorero bitandukanye, bakamuzanira abarwayi akabakiza. Bamwe yabarambikagaho ibiganza, abandi yarategekaga bagakira, abandi yabikoraga mu buryo butandukanye. Kuri deliverance ho ahenshi uzasanga yaracecekeshaga abadayimoni, akababuza kuvuga, akababuza ko bakomeza guteza akavuyo aho ngaho. Ahantu hamwe tubona atabikoze ni kuri wa wundi wabaga mu irimbi, niho yagiranye ikiganiro nawe, ariko ubundi ahandi hose yarabacecekeshaga. Nabwo urebye ushobora kubona impamvu ashobora kuba yarabikoze, kubera ko yashakaga kugaragaza ubushobozi bwe hejuru y'abadayimoni barenga ingabo nyinshi, a region. So bikagaragaza rero ko Yesu uburyo yabikoraga, niba tumwigana natwe dukeneye kutajya mu bya karasisi, ahubwo tukakoresha ubutware yaduhaye mu gucecekesha abadayimoni no kwirinda ibintu byamera nk'aho ari drama. So urundi rugero nza gutanga ni urwa Pawulo. Yigeze ajya ahantu abwiriza ngo hari umukobwa wari utewe na dayimoni, we yanamuvugishaga ibyiza. Dayimoni ye yamuvugishaga ibyiza, kuko yagendaga inyuma ya Pawulo avuga ngo aba bagabo barababwira iby'ubwami bw'Imana, ni mubumvire. Urumva ibyo ari kuvuga ni byiza, wagira ngo ari no kubakorera publicity. Ariko Pawulo arondora ko ari kuvugishwa na dayimoni, abacyashye wa mudayimoni aragenda, umukobwa aratuza, aba muzima. Ahubwo abamukoreshaga ibyo kuragura no kugira gute, abari bo bahindukira batera amabuye Paulo, bavuga ko abambuye imbaraga zabo. So icyo nshaka kuvuga muri ibyo rero ni ikihe? Ni ukuvuga ngo mureke turebe icyo Bibiliya ivuga. Bibiliya itubwira kubikora mu buryo bubaha abantu. Reka bikorwe mu kubanza guha agaciro abantu, kubera ko hari igihe twe twita cyane ku badayimoni tukirengagiza umuntu turi kubirukanamo. Noneho kuko twashatse kujya mu guhangana n'abadayimoni, tukambura wa muntu ubumuntu bwe, tukamwambura agaciro ke, tukamusiribanga aho hasi, tugakora bya bintu byose, kuko twebwe turi kureba kuri kote imwe yo kuhangana n'abadayimoni. Ariko mu by'ukuri icyo tugamije ni wa muntu kwaba icyo Imana yagambiriye. Mu kubimukorera bikaba byasabye ko hari abadayimoni twirukana. Bityo rero navuga, ntagiye kuvuga ngo Bibiliya bivuga gutya na gutya, navuga ngo uburyo bwose byakorwamo bukwiye kuba ari uburyo buha umuntu agaciro, bushyira imbere wa muntu Yesu yapfiriye, bushyira imbere wa muntu Imana yaremye mu ishusho yayo, butamwambura ubumuntu, butamukoza isoni, butamushyira ku karubanda, buri buze gutuma atekana kandi akahava nyine yumva ko yahuye n'Imana, atashyizwe mu bintu by'amadrama n'ibindi byose. Hanyuma icyanyuma nshaka kuvuga kuri ibyo ngibyo nuko buri Imana nikiza nk'uko Nomani yabivuze, kandi hitamo gukiza no kubohora abantu mu buryo butandukanye. Si uko n'ibyo bya drama bitaba, ariko ikibazo iyo bibaye rimwe nibyo duhita tujya gushaka kubera ko byabaye rimwe. Ariko icyo nabonye ku Mana, ikiza mu buryo butandukanye. Niba ariyo turi gukorera, niba ariyo turi gushaka, tukaba tunashaka ineza y'uwo turi gufasha, izakiza abantu mu buryo butandukanye, babohore mu buryo butandukanye, kandi buri buze kurangira buri wese avuze ngo Imana ihabwe icyubahiro, Imana ishimwe, umuntu yahawe agaciro ke, umuntu yubashywe, yasanwe, kandi ntabwo icyubahiro cyarangiye gihindutse icy'umuntu. Turi kuri practice tunagana ku musozo, dusigaje iminota mikeya. Mu cyanditswe dusomeye mu kanya uvuze muri Luka igice cya 9 umurongo wa 1 n'uwa 2, ariko ku wa 3 aravuga ngo ntimujyane ikintu cy'urugendo, ari inkoni cyangwa imvumba cyangwa umutsima cyangwa ifeza, kandi ntimujyane amakanzu abiri. Akaba n'ahandi bamwe mu bakora iyo ministeri cyangwa uwo murimo bavuga bati mu isezerano rya cyangwa mu isezerano rishya Pawulo abisubiramo akavuga ngo ikimasa gisya muzagifunga umunwa mu kibuze kurya ku byo kirimo gusya. Hanyuma hakavamo ibintu byinshi rero, hakavamo ko bivugwa ko Bibiliya yigisha ko ari byiza kutamba igitambo cyo kugira ngo nawe ukire indwara,
kandi ko n'uyu muntu nyine ufite iyo mpano Imana yagennye ko igomba kumutunga. Aya mavuta aba yayaguze ashobora kugusiga kandi azakenera kugura andi kugira ngo n'abandi bakire. Rimwe na rimwe bigeraho bikaba byinshi bigatangira guteza ibibazo, ariko wenda ushobora gusanga hari uburyo Bibiliya isobanura ko bikorwa. Muri iki gihe hagizweho inkuru iri mu makuru ivugwa na RIB, so nibaza ko nkanjye ntemerewe kuyivuga, y'umwe mu bashumba bakomeye, ubwo ni umu bishop wasabye umuntu miliyoni 10 kugira ngo amusengere akire indwara, hanyuma arayimuha, arangije ntiyakira indwara, amurega kuri RIB, ubu ngubu barafunze. So nashaka kugira ngo none wongere udufashe ikintu kireba muri uko gukoresha iyo mpano yo gukiza indwara no kubatura abantu cyangwa kwirukana abadayimoni. Bibiliya ivuga iki ku kirebana n'amaturo agendana nabyo? Ese ni ngombwa, ni itegeko kugira ngo umuntu abashe kwakira icyo gitangaza, niba ari igitangaza cyangwa uwo murimo Imana ikora? Ese niba ari ngombwa ni ukuvaho kugera hehe? Bivuze mu magambo make, niyo mpamvu bihinduka ikibazo iyo tubicomoye ku rugendo rwo gufasha abantu kuba b'Imana yagambiriye ko babaho. Iyo deliverance, healing ntari kubibona muri rwa rugendo rwo kubaka umukristo Imana ishaka, rwo gufasha umuntu kugira ngo ahinduke uw'Imana ishaka, bigera ahantu nkabirebera muri icyo kintu cyo kuvuga ngo ngewe nkora ibi gusa. Noneho kubera ko ari ibi nkora bitari muri rwa rugendo rurerure rwo gufasha umuntu gukira, rimwe na rimwe nkabibona nk'aho byahindutse akazi, ngewe nkora iki, ariko sindi kubibona mu murongo mugari w'ibyo Yesu yaje gukora. So niho rero amakosa menshi atangira kuba, rimwe na rimwe tugakurura n'ibyo byanditswe bindi biza kudushyigikira mu gihe cyo kubigira nyine ngewe nkora ibi. Buriya bivuze mu magambo make, bimaze iki gusengera umuntu ukamukiza indwara ejo akajya Gehinomu? Bimaze iki kwirukanamo umuntu amadayimoni uyu munsi ugakora karasisi ko yakize, ko abadayimoni bagiye, ariko mu by'ukuri wareba ubuzima bwe bwa nyuma yaho ukabona nta cyahindutse? So niyo mpamvu rero Bibiliya ikivuga, Bibiliya yaduhaye mandate yo guhindura abantu abigishwa. Niba turi kubafasha mu rugendo rwo guhinduka abigishwa, tukabona hari aho bakeneye healing, tukabona hari aho bakeneye deliverance, turabikora. Ariko deliverance ntabwo ifite agaciro kurusha kumutoza kubaha Imana. Gukira ibikomere ntabwo bifite agaciro kurusha kumukonekta n'Imana, agakomeza kumenya uko yisengera ngo agendane n'Imana ye. Iyo tubicomoye rero tukabicagaguramwo duce twatundi byose Imana yaduhaye, niho birangira tubicuruje. Umuntu akareba akavuga ati ibi ndabishoboye, urampaye angaye. Ariko mu by'ukuri cyanditswe wavuze n'ibindi byinshi twabonye, Yesu ntabwo avuga ngo tujye tugurisha impano zacu. Impano aba yaduhaye n'ubumenyi aba yaduhaye ni ibintu aba yifuza ko dukoresha mu rwego rwo gutuma itorero ryunguka no gutuma umubiri wa Kristo urushaho kubakwa. Nibyo impano z'Imana bazi. Ngombwa ringana iki? Bibiliya ivuga gutanga uko bishatse, nta tegeko rivuga ngo utanga yangaya cyangwa ari. Iyo twatangiye gushyiraho ngo zana iki kugira ngo ngukorere iki, tuba twagiye mu bucuruzi, biba byavuye mu ituro, ntabwo biba bikiri ituro, biba byahindutse ikiguzi. Ariko Bibiliya usomye mu Bakorinto ba 2 igice cya 9 haravuga ngo buri muntu atanga uko yemejwe n'umutima we. Iyo nge ngutegetse uko utanga, ntabwo uba wemejwe n'umutima, ngo kuko Imana ikunda umuntu utanga anezerewe. Ayo naguha yose nkayatanga ntanezerewe, ari nk'ikiguzi wampaye, nta mugisha biba biri bunzanire. Ariko iyo wagize ibyo ukora, nanjye nkabona ko kuko nkeneye kuba nashyigikira umukozi w'Imana, ibyo ni ibisanzwe. Ariko ntabwo iyo byagiye mu kiguzi ugomba kumpaya kugira ngo mbigende gutya, tugatangira kubigira, biba byahindutse ikiguzi aho guhinduka ituro. Kandi ikindi, n'iyo dutanze ituro, nubwo twarihereza umuntu, dukwiye kwibuka ko turihaye Imana. Nitutariha Imana tukarihereza umuntu gusa, burya ibintu biba byapfuye, kubera ko
biba byahindutse ibindi bindi. Ntabwo twitangiye Imana, ahubwo duhereje umuntu. Gushyigikira umuntu nabyo si bibi, ariko dukwiye kubikora kuko twemejwe n'umutima wacu bidahindutse ikiguzi. Urakoze cyane. Iminota yadufashe already ngira tumaze kurenzaho nk'umunota umwe, ariko mu masegonda nka 30 ikirebana n'amavuta. Hari abantu basenga bakamara igihe basenga biriza ubusa bakagira amavuta ahagije yo gukiza indwara. Mwebwe cyangwa abandi bakaba bari eloquent bazi kuvuga ijambo ry'Imana ko atagira umwanya wo gusenga nabo bagira amavuta. Ndetse no ku mavuta yo gusiga abantu. Ikintu cy'amavuta no gukira no kwirukana abadayimoni, Bibiliya irakivuga iki? Yaba amavuta yo kuba umuntu yarasizwe, yaba n'amavuta abantu basiga abandi. I think problem nuko abantu barimo kutwumva hari ubwo dukoresha impano zacu kugira ngo dukontrolinga abantu, tubakontrol. Tugakoresha impano zacu kugira ngo babe dependable to us, bahore batureba nkaho ari twebwe tubabera igisubizo. Ikindi tugakoresha impano zacu ibyo bintu byose byuzuye iby'amavuta, ahubwo hari n'amazi bakoresha amavuta ubutaka buvuye Israeli, ibintu nk'ibyo. Ahubwo dukoresha ibyo bintu kumanipulating abantu. Bibiliya ikabyemera se cyangwa nitwe twabyihimbye? Hari ubwo tuzana ibintu byakoraga bitagikora. Hari symbols cyangwa ibimenyetso byatangaga, ni nko kuvuga ngo nkoresheje aya mavuta. Mu isezerano rya kera amavuta cyari ikimenyetso cy'umwuka w'Imana cyo kurobanura. Amazi cyari ikimenyetso cyo koza. N'ibindi. So tureke gukoresha ibyo bintu ibyo ibimenyetso kumanipulate abantu, gukontrola abantu n'ubwibone, nkaho kuvuga ngo ni ngewe gusa, ni ngewe ufite aya mavuta, niwe ngewe ufite ibi. Tubireke twihane, n'abarimo kutwumva uyu munsi twihane, tureme gukontrola abantu no kubereka yuko turi ba Alpha na Omega. Hari Alpha umwe na Omega. Ndabashimiye cyane, mwakoze cyane Lambert bariho na LR Ministries mukorera. Mwakoze cyane. Ahubwo twasabaga watanga nomero yawe kuko Lambert afite umurimo wo gufasha abantu, ngira ngo watanga nomero yawe kugira ngo abashaka gusobanukirwa cyane iyi topic n'izi nyigisho bazakugana. Nimero watubonaho ya LR Ministries Rwanda ni 07 8 950 hanyuma 1986. 07 8 950 1986. Mwakoze cyane. Dushoreje ahangaha naho ku cyumweru saa 10 zuzuye.